Karame. Uraho. Uraho neza. Amakuru yawe ra? Ni meza pe. Fata pisi. Nari ngukumbuye. Tuzigewe. Hari umuhungu ro wakuntumyeho witwa Byondo. Ngo aragushaka ariko afite abana benshi uri inshuti yanjye rwose ntuzamwemere pe. Kuko umva ni indaya yujuje ibyangombwa. Ngo wamwemera? Yese ari ndakubiye ko nkunda indaya simushaka sinanamukeneye. Nimba ari wowe yakuntumyeho rero uzajya numubwira ati wowe wantumyeho nasanze bitahora bitanavamo. Yewe ntago byakunda kuko ni indaya ni imbwera cyumva iteye ubwoba. None se ubwo urebye ubona njyewe umuntu nkanjye urona nakunda iyo mbwera uri kumbwira. Njyewe nakora amakuru numva kagukunda ariko kuvura inshuti yanjye ntago nakwemera kujyayo rwose. None se n'abana nzi yabyaye. Niko umva basi yigeze niwe yatumye kugira ngo uze kumbwira cyangwa kubimbwira byaramunani. Ni ukubera ko ngukunda. Oya jewe rero simushaka uzamubwira ati nagushaka ntanagukeneye ibintu muzasigare mubyivugana ntibinandeba kwanza. Ubwo nagira ikintu ambaza ariko ntuzamubwire ko nakubwiye ko afite abana ku gasozi. Reka yanyica njyewe ntabwo ibyo ari byo ngutumye icyo nkubwiye cyo simushaka sinanamukeneye kandi ibyo kwirwa munesha igihe sibyo ndimo. Njye ntabwo nakunda amayibobo nk'iriya. Gatajana wacise ugwari cyo mu batanu yacu atanu se cyara akazi duhereza atanu ubwembere ahubwo akanigende umva mubwire twabivuganye duhereza atanu yacu twabivuganye ariko akazi ni mwagakoze none ndabisha ntacyo mwakoze so mubonye namubonye se bari hehe mumunyereka kanyagwe nawe yaducitse duhereza atanu yacu twavuganye ahubwo sizi icyo muri kuvuga mwakabaye mwagiye kurara duhereza atanu yacu mujya kure ntabwo muratureke n'ibishoboka ntabwo ducika twumvikane iyo umukozi agiye gukora si arabanza akarangiza akazi yangiza agahembesha sasa aho nababwiye ku mujyi duhavanse kuko twamubonye akazi muri gukora twamubonye duhereze ngiye reba kwikora rura runtu ukarwikorera washyize no mu mufuka urakwishyura niba akazi katarangiye kuri njyewe ubwo byabaye impamvu akazi karangiye wamuhomba ntabwo ducika ntabwo ducika mumwirukangane nawe akazi ko kumwirukana mukamufata ntabwo umva bihwe ngaho noneho nawe niyirukanka noneho rero tumwirukangane ari hehe yirukanka nakubwiye ngo ntabwo ari njyewe uri gushaka ntabwo uri buducika wowe ntabwo waduha akazi ko kwirukanka ntabwo ducika waduha akazi ko gutwara gatado kandi twamutwara ukamugeza hariya niho yagiye nyine duhembe nyine mwari kugenda mukamutabika ari nawe aranaye kubereka ahubwo ntabwo mwamugejeje mwamwirukanganira bacika murambaza iki n'ubundi herezo ryiwe byarangiye niba wabiteye mwakabaye mwagiye kureba akanyagwa njye nta n'icyo mugomba kumva uretse tukubwire iki se umva urambabwire mwa bagabo mwe mutuze mu nyuma ujya kuyiduha mva mutuze mu nyuma birahagije mwanyweraho mwankuye nabazanye nabahaye akazi kandi mwanakoze akazi kanyu kabananiye mu gihe kabananiye mu gihe kajya kwikora n'ubundi byabananiye nta n'icyo mugomba nisakuriza muguma ibintu tuzakorera ubusa ibintu tuzakorera wikorera umuntu ibintu tuzabivamo kwe Ruri karame meze bite ntacyo mbaye meze neza ndase ko manutse haruguru uvuye kugira gute ari ngiye kuraka imyumbati yanjye yeze amakuru se Mukaziga ameze gute amakuru noneho akazi gasigaye kari topu ngo ejo nari ndimo ndigira ahantu mbona katadowa bamushyize mu mufuka Bihwehwe na Gikurudumu bose mbona bamutambikanye bushashi ubwo nabwo nabibwiwe n'induru y'akanyogwe niyo yabimbwiye niwe numvanye inkuru ndetse ubwo umusaro ungana kuri bamushyira mu mufuka bakamushobora yego ko abantu wakwereka ukuntu bari bamwikoreye bamujyanye bushara na Byondo rero wa muhungu reba nimbwa afite abana 1000 ni indaya umva ko gatsingo ni ibibazo biri kuri iyi si ukuntu ameze reba ukuntu asa nta karaba umva agapanaro ni kamwe muri bwamumiyeho namukeneye kandi ubwo se ipanaro nimwe arirwa atigihanga cyane ngo umukobwa ngo hariya nyine ibyo byose kandi njyewe si ibindi mose binandewe ubwo se urumva rega ni munahwanyije ubwiza njyewe se nkubwiye ko mushaka oya si mukeneye habe na gake ni mubi uzamwanga ntuzigera unamwemera umva nkubwire rero nimba mubasha gukundana kuba mugira muhurira njyewe mugutumeho uzamubwira turi umukobwa mufashe hasi nagukeneye nta n'ikintu ushaka ko muhuriro na kimwe kandi sinzongere kumva munsakuriza ngo uriya muhungu ngo ibiki oya
umva rero Gikurudumu nkubwire reka tujye umugambi umeze ute Bihwehwe umva nkubwire reka tugende kwa ntuze kwa Epimake inzoga zose tunywe tutishyura turye n'inyama twiyishyure nyine ariko wowe ntuzi yuko mwigeze kugenda mukanywa nimumwishyure akabashyira mu muvure ariko zikari byo uriya muntu wanze kutwishyura twarikoreye umuntu kuriya mu mufuka ariko ibyo twakoze ntabwo ari byo ntatwishyure kwikorera umuntu nubwo wabonye ataducika akatwivumbura uriya muntu wabona yoroshye ariko rero sitara abagabo babiri se azatunanira se uretse nkubwire biriya bintu ntabwo byazatugora ntabwo bizatugora njye nzakwereka tekinike tuzakoresha ariko rero ukuntu rwa gatatu harwo ruremereye none se twabigenza gute kuko ari akazi nanamubwiye nti n'ubundi irengero yashakaga byari ryo mu kabande n'ubundi niho rwohereye rujya n'ubwo rwa none se utajya mu kabande n'ubundi si ho rwagiye azagaruka se none ngaho uwo mugambi wawe ra reka tugende ushyira mu bikorwa tunywe inzoga duhere ku nzoga inyama tuzaba tuzirya reba yamuririye ingurube gatadohwa reba ukuntu byamugendekeye noneho natwe nitugenda tukanywa inzoga tukarya n'iyo ngurube urumva bizaduhira nitubona inzoga iduhiriye tuzahita tujya ku ngurube tuzaba tunywa inzoga kuko niturangiza tuzasubira no ku ngurube noneho tubone kurya n'ingurube kuko n'inzoga n'ubundi twari twumva n'ubundi natwe yanze kutwishyura kandi reba ukuntu ruriya runtu rwari ruremereye turagenda tunywe noneho twigendere ariko rero sinzi amaherezo aya bizakunda ahubwo reka tugende ntaribe reka tugende mbese bitemyeyo muraho ndakomeye makuru yawe ra cyane meza unza n'igisubizo cyiza ndakizanye ni cyiza mana yanjye yaranezerewe yishimye ntabwo ushobora kubyumva yemeye nzajya gufata irembo se no gusaba bigenda ni karibu wawe ureka mite nkugura irindi cupa waba ukoze mani wakoze umuti shamani nanjye reka mbirimo mpereza njye kwimwakura icyo nzi cyo nuko nzi gukora umuti nari ngumiwe reka ntabwo imana yabyemera amazi umva uri umuhuza mwiza ntiwatuma yatuma wowe yego ariko uri mwiza yego imana ibi birimo ibyo nibyo nemera burya iyo usenga naragowe naramubonye nkabona nahataha ukamera shati umuco nk'uriya ukamera amame ubu biwanjye yaje rero nari mfite umutima numva udatuje yaje pe ngiye kwiyongera ibiro mbyibuhe nezerwe uzukuru nawe yishimye uzukuru nawe yishimye kuri aho umuhungu burya ko hari ukwibaraguza ati nanjye ati nemera ko wamugeze n'ubutunzi ifite umubwira n'ukuntu ngomba kumugeza ku iterambere umwana ukuntu namutatse naragutatse ubyumve untaka neza nkurura nashaka ntazahinge nzajya njya mu rugo musanga ameze nk'umutako ebana nzakora buri kimwe cyose yaremeye icyo nzi ngeyo mufite uriye ngeze ku iterambere mama yaje n'ukuri ntari uri umuntu ukomeye mu rugo nanjye ndiyo mani urahari ariko jya wicara umubwire ati umugabo wawe arashoboye nitugirana n'utubazo umubwire ati biriya bibaho ntazibanye zidakomenya nzajya mbagira inama mani kandi icyo nzi nzajya nanamubabarira nta kosa ansaba imbabazi nzimuhere ku gihe yego burya abantu babanerega ntago amakosa yabura mani ntabwo yabura icyo nemera ni uko natumye utumika aha narakoze yabonyemo utuntu twiza nari nanditse nawe yarishimye aranezera ubu none ngiye kujya n'inzoga nzazireka njye ninywera amata dore ko mfite uyatereka yego ya mukobwa utereka amata kunezera ndi gupeza ariko ndumva eyana ndi kugenda biza kabisa tunaba twibagiwe nkeneye kuzuza imyuka eyana sindabigenza gute muri iyi minsi ako ntarebe nguri meze bite umeze ute se wowe ni sawa cyane umva nanjye ni sawa nta kibazo uko ngendereye se uranambihiriza wowe ariko nanjye kuvugana nawe nyamara wampa umwaka tukavugana ukeneye kumva ngaho mbwira nta birenze reka tuvugane ngiye ikintu nagira ngo mubwire urabona nyine tuba turi abakire dufite amafaranga menshi sibyo abantu benshi se nayanjye cyose nibyo uje kundata turemba nze mubwire tuvugane ase wagiye wumva n'umuntu kumva ikimugenza ngaho mbwira nta ikintu nagira ngo mubwire urabona ni ibintu byinshi mba afite harimo amafaranga ntiyabura ngiye kuri ngiye amafaranga urabizi nyine menshi urabizi menshi ariko turavugana nta kibazo biracamo ndabyizeye nyine ikintu nagira ngo mubwire ngaho mbwira nagira ngo nkuhe akazi akazi se bwoko ki
sinabyumvise harya ko ukina karate njya nzikina n'ubu nitizo nsanzemo urumva ndabibona ngaho mbwira ikintu nagira ngo mubwira agira ngo akazi ko kujya undinda ukarinda ibyanjye byose imitungo yanjye yose nyine ukaba hafi yanjye igihe cyose ukaba witeguye ngaho utanzira neza umbwira iby'ako kazi kawe ndumva imitungo iki kukurinda hari urugendo dufitanye wowe oya wowe nyine uzajya hafi yanjye igihe cyose ube hafi yanjye igihe cyose ku buryo n'abantu batekereza kunyataka nyine uzajya undinda ukabandinda abo bose ibisambo abajura ibintu byose nyine ukandinda ibisambo n'abajura nyine ako kazi ariko nagakora kabisa ubwo urashaka kumpa ngahe wongera kwavugana nese undi igiciro wowe nangaho ubushaka we igiciro kasi numve uzanyira igishyira mu kwezi se cyangwa mu ntuze mu cyumweru mu kwezi ubwo se urumva ari byo kwezi wowe se urumva ushaka wowe waje wabitekerejeho neza urumva uzajya utanga ngahe sirebye ariko urabona hano turi mu cyaro urabizi nawe sibyo 1000 ku kwezi igiki amafaranga 1000 ndase ntabwo byumva barakombye asa wagira ka tukumvikana ni amapawundi ni amadolari 1000 cy'amanyarwanda nkuko twese turi abanyarwanda siko waje gusakuza gusa agira ngo ni nakazi gafatika 1000 cy'amanyarwanda erega 1000 nikisha amacupa 5 nabayakoreye amasaha 2 wari wayabemere ntiwayabahaye rega amakuru mbanyafite ubu yafite ko ari nige baba bashyira umuntu nase nari kubahemba batakuze okay aho bajura sundi bateye bati wowe nyine uzajya ugenda ubabona yasabajura ubundi baza batera bamenya uburyo batera ariko amafaranga yasinakorera nese urashaka ngahe urashaka ngahe ndashaka 5,000 nabwo mu byumweru 5,000 mu byumweru bibiri ariko ushaka ko hari wonyine ikindi kintu urayumvira oya ntuntoke oya banza ubake ngo 5,000 Samaka uko urimo urajya hehe ujya gusora imyembe wowe nta nuguze ibintu byatoweho je nabihwego ni ibiki se kandi rwagwago twakoreye dutwara gatadoha mu mfuka Epimake yaratwimye ntarwo yaduhaye y'amacupa ya 5 yamaze ibyo birangira nanjye reka nguze by'imyembe noneho ndakubwiye ngo nkawe wakangira inama y'ibyo twabigenza kugira turebe ku buryo ki yatwishyura none urimo urambwira ibyo ngibyo ako ngendajya inama nawe kubijyanye n'inzoga uziko nk'inzoga urimo urajya hehe none se basi ibyo guteka uzanye se none se watetse basi ngo ngende niki ubundi se natekaga ngo ubirye nibwira niba mu nkono hari ikirimo reka nigendere kirimo mu nkono ndakubaza hari ikirimo njye kureba genda urebe ibyaraye ibyo nabyo ntisinzi ko bimpira ngaho genda ari kubanguka